Kivu Radio. Abahanga bavuga ko umuziki watangiye kera cyane mbere y'uko abantu bandika amateka. Abantu bakoreshaga gukubita amaboko, gukubita ibikoresho nk'amabuye n'ibiti, kuririmba mu birori cyangwa mu mihango. Ibi byakoreshwaga gusabana mu mihango y'umuco n'iy'idini, kwigisha amateka n'imigani. Ubundi mu busanzwe umuzika usobanurwa nk'uburyo cyangwa se ubugeni bwo kumenya kuvanga amajwi n'ibikoresho mu magambo atondetse mu buryo bunogeye y'ubyumva. Art de combiner les sons et les voix dans une manière agréable à l'oreille mu rurimi rw'igifaransa. Ese ubu bugeni kuri ubu butunze benshi ndetse bw'abagize ibirangirire ku isi, bukabaha n'andi mazina batiswe n'ababyeyi babo kugeza ubwo n'abakunzi babo babiyitirira, bwaje bute? Byari bufite mwanya ki muri sosiyete? Byo nshaka kukubwiraho, ntujye kure nkubwire ku mateka y'umuziki. Iyi ni Kivu Waves, ngendi Beato niyo mugabo. Ubundi guhera mu myaka 1038 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, abantu batangiye kuririmba, ariko bagakoresha ibikoresho byoroheje bidahambaye nko gukomanya amabuye, kuvuza amahembe, gukoma amashyi mu gushaka injyana iherekeza ijwi ryabo ry'umunwa. Abaturage bo muri Mesopotamia, akaba ari Iraq y'ubu, Persia, Ubuhinde ndetse n'Ubushinwa ndetse no mu burasirazuba bwo hagati, bari mu bazanye umuco wo kuririmba mbere y'abandi. Gusa babikoraga biraho bidahambaye. Birumvikana ko nta wumvaga ko byari akazi kazabyara amaronko, amafaranga yo yari atarabaho. Mu kinyejana cya 7 ubwo idini ya Islam yatangiye kwiganza muri Persia ndetse no mu bihugu by'Abarabu, Monde Arabe cyangwa Arab World, umuziki wa Kiyisilamu uzwi ku izina rya Tarab wiganje muri rubanda ndetse utangira kurusha ubundi bwoko bw'umuziki bwariho icyo gihe. Ubwo bwoko burimo nk'uwitwaga Togaku, ubu wari umuziki w'Abashinwa, ndetse n'uwitwaga Gagaku, uyu ukaba wari umuziki w'Abayapani. Mu Rwanda ho muzika gakondo yakoreshaga ibikoresho nka ikembe, amashako, ingoma, inanga, umuduri n'ibindi. Mu Rwanda rwo hambere muzika yakoreshwaga cyane nko mu mihango y'ibwami, mu bukwe, imbyino n'imyidagaduro ndetse no mu gusingiza intwari n'abami. Muzika y'amadini yamenyekanye cyane nka Gregorian chant mu Burayi mu gice cyo hagati cyangwa se Middle Age, nko mu mwaka wa 476 mu gihe ubwami bw'Abaromani bwagwaga, kugeza mu mwaka w'450. Muzika yakoreshwaga mu bwami no mu baturage. Indirimbo zaririmbwaga mu nsengero no mu baturage zaririmbwaga n'abantu benshi cyangwa se kohal. Nta bikoresho byakoreshwaga cyane, zari zituje kandi zafashaga abantu gusenga. Usibye muzika y'amadini, hari abandi bazengurukaga baririmba bitwaga troubadour mu Bufaransa. Indirimbo zabo ngabo zo zibandaga ku rukundo, intwari z'intambara, inkuru z'abami n'ibindi. Icyo gihe muri Middle Age cyangwa se igice cyo hagati, hari haraje ibicurangisho nka lute, yendaga kumera nka gitari y'ubu ngubu, harp yo nayo yari nka gitari ifite imirya, gusa ifite ukuntu bayiterura ku rutugu kuko yagiraga ibice bibiri, imirya ihuza ibyo bice byombi. Iyi flute yitandukanye na lute. Flute yo yendaga kumera nk'umwirongi w'iki gihe. Organ ni ikindi gikoresho cyadutse icyo gihe, iki cyendaga kumera nka piano y'ubu ngubu. Muri iki gihe nibwo hatangiye kwandikwa muzika ku mpapuro, ikizwi nka music notation, kugira ngo zitazibagirana. Umuziki wo mu bihe bya kera, mu bihugu bya kera nka Misiri, Ubugiriki, Ubushinwa, umuziki wari ingenzi cyane mu mihango, mu bukwe no mu gusenga. Mu Bugiriki bwa kera, abafilozofe nka Plato bavugaga ko umuziki ufite imbaraga zo guhindura imyitwarire y'abantu. Abahanzi bari bakomeye icyo gihe muri Middle Age, ni ukuvuga mu myaka ya za 500 kugera mu 1400, nakubwiramo nka Hildegard cyangwa se Hildegard of Bingen, umubikira akaba n'umwanditsi n'umuhanzi mu Budage. Nakubwira kandi nk'urugero rw'uwo bitaga Leone, umuhanzi mu rusengero rwa Cathedrale Notre Dame, ndetse niwe wateje imbere muzika bitaga polyphony, kuririmba amajwi menshi icyarimwe. Undi ni Pelotin. Hakaba Guillaume de Machon, Umufaransa, akaba yari n'umusizi, ndetse na Adam de la Halle, wari umwanditsi w'amakinamico, ndetse n'abandi. Umuziki wagiye ukomeza kuba igikoresho gikomeye cyane cyane mu birori bitandukanye byahuzaga abantu.
gusa ntibaririmbaga ari uko bishimye gusa, ahubwo batangiye no kuzana indirimbo z'agahinda zaririmbwaga nk'igihe umuntu yagize ibyago nko gupfusha haba umuntu cyangwa itungo. Urumva ko cyane cyane ni nk'inka, kubera agaciro yari ifite cyane cyane mu bihugu bimwe na bimwe nk'Ubuhinde. Ibihugu byinshi byatangiye gukoresha indirimbo nk'uburyo bwiza bwo kubika amateka yabyo ngo atazibagirana, kuko muri iyi myaka kwandika ibitabo byari bitaratera imbere cyane mu bantu. Umuziki ugira uruhare kandi mu kuzamura amarangamutima ya muntu, ariyo mpamvu kuva kera mu birori bazanaga umuririmbyi akaririmba, ukaba wabona hari abari kurira nyamara umuhanzi ari kuririmba indirimbo y'urukundo itari iy'agahinda. Ngarutse iwacu i Rwanda nkuzane mu gihe cya mbere y'ubukoloni, umuziki wari ufite umwihariko udasanzwe kandi mu muco nyarwanda. Wari umuziki uri mu nyandiko y'umunwa, icyo bitaga oral tradition, kuko nta nyandiko zanditse zari icyo gihe. Izo ndirimbo zakoreshwaga mu birori by'ingenzi nko kwizihiza ibihe by'igihe kirekire, imihango y'ubukwe, gusaba imvura, guhimbaza abami n'intwari nk'uko nabikubwiye haruguru. Ingoma niyo yari umutima w'umuziki, ihindura injyana n'umuvuduko. Abantu benshi baririmbaga ijwi rimwe cyangwa mu matsinda, icyo bita polyphony mu ndimi z'amahanga. Iyi polyphony ni aho umuyobozi aririmba umurongo umwe, abasigaye bakamwikiriza, bikanitwa call and response mu ndimi z'amahanga. Kandi wasangaga indirimbo ifite intangiriro, hagati n'iherezo, bifite ibisobanuro byimbitse mu muco. Mu bwoko bw'indirimbo bwariho nyarwanda mu Rwanda rwo hambere, indirimbo z'ubukwe n'imihango y'ubuzima, zari zikubiyemo imigenzo yo gushyingirwa, gusabira abana n'ibirori by'umuryango. Hakaba n'indirimbo z'ubuhinzi n'ubworozi, arizo zari zikubiyemo izo gusaba ko imvura igwa bagahinga, izo gutera cyangwa se izo gusaba ikirere cyiza, ndetse bagira n'izo baririmbaga mu gihe cy'isarura. Ibikoresho nakubwiye haruguru byakoreshwaga nabyo byagiraga uruhare runini mu gusobanura injyana n'umurindi w'indirimbo. Nk'urugero, ingoma yakoreshwaga mu birori, mu ntambara no mu mihango y'itorero. Umuduri wari icyuma gikoresha imigozi igitanga amajwi areremba cyangwa se yirangira. Icyembe cyari icyuma cyo gukubita gitanga injyana yoroheje. Inanga yabaga ari nk'icyuma cy'umurishyo cyifashishwaga mu ndirimbo z'ubusabane n'imihango yindi. Mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho wasangaga injyana nka jazz, hip hop cyangwa se rock aribyo bihiganje. Iyi hip hop ikaba ifite amateka maremare kuko ikomoka ku birabura bari barajyanywe mu bucakara gukoreshwa imirimo y'uburetwa, aho abana babo batangiye kuririmba izi ndirimbo z'imijinya n'uburakari, zikubiyemo amagambo y'ibitutsi n'umubabaro baterwaga n'imvune z'imirimo y'agahato bakoreshwaga. Iyo mirimo ikaba itarahemberwaga ikintu na kimwe usibye gukubitwa ibiboko. Iyi njyana yagiye ikura, ikomeza gukundwa cyane cyane n'urubyiruko rwakundaga kwambara ikizwi nka pocket down, ni ukuvuga ipantaro imeze nk'iyenda kugwa. Ibi bakabikora bigana uko basogokuruza babo bashorerwaga bajyanwa mu nzu z'imbohe, babanje kwamburwa imikandara, bityo bakagenda amapantaro yabo ameze nk'ayenda kugwa, aribyo abana babo bagiye bakomerezaho bikitwa pocket down. Iyi hip hop ikomokaho kandi n'injyana ya rap. Rap ikaba igiteranyo cy'amagambo abiri, rhythming and poetry, bivuga kumenya kugenda neza mu njyana cyangwa beat, aribyo rhythming, ndetse n'ubuvanganzo bunyura amatwi y'ubwumva ikaba poetry. Akenshi birangwa n'interuro zisa n'izireshya, rimwe na rimwe zigiye zisozwa n'imigemisa wakita insubirajwi. Kureshya kw'izo nteruro bikaba no mu Kinyarwanda byarahozweho bizwi nk'itondeke ripimye. Iyi njyana ny'Amerika yaje no gufata hose henshi ku isi, cyane cyane igakundwa n'urubyiruko mpaka n'uyu munsi. Reka ngukumbuze ikindi gice aho nzakubwira ibya muzika hanyuma y'igice cyo hagati cyangwa se nyuma ya middle age ndetse na nyuma y'ubukoloni mu muzika nyarwanda kugeza na n'uyu munsi. Njye ndi Beato Niyomugabo, iyi ni Kivu Waves Radio. Kivu Radio. Radio. Kivu Wave.